kwikwa heya jewe mvuye kumenamo amazi siko kazi ushinzwe se si iwanyu nimba nanabikoze ugomba no kwikoropa ukanagira gute sebyo ubwo ushatse kuva ko ndi umukozi w'iwanyu nese ni turi wawe titire y'iki kiganiro ndavuga ati aya aneye kuri toilette rwose nese urambye ngo umuntu neye hejuru ya toilette umva alright katonje dukaze kureba Epic Media twizera ko byose ari sawa cyane uyu munsi twatembereje Nzovu Noel aravuga ati reka mutembereje ngo ku murima yifitiye basigaye ahinga afite akarima k'igikoni Nzovu abonye akarima k'igikoni afite ibisosa ibi babyitaga ibisosa byeraho ibihaza agasosa uragatotora gutyo ukagahata neza umuntu ukakashyira ku bishyimbo ukawabya ubugari oya wanarisha ubugari bisusa cyane biba bimeze nk'umushogoro n'ubundi wanabigerekeranye rero none se Noel banza abantu bakange ubereke ko utari agafu aryo bavuga kimvuga rimwe abakande gute shalom iki somoruri you internet nkuki haseme neza ngo yuganje hano handitse ngo you internet you capital nibyo usomye neza handitse ngo you internet capital you capital ngo bishatse nko kuvuga iki mugabo bishatse kuvuga ngo ni umuyoboro you internet ndabona umeze nka YouTube ni umuyoboro umeze nka YouTube internet you no ni nk'umuyoboro wa internet mu mujyi none se uri kwamamariza iyi boro ntago nyamamariza ngiye ngo ntago yamamaza na undi ntago nyamamariza ibingana no umupira wanditseho gutya Nzovu yambara umupira abonye wambara ibyo ubonye byose ni nkuko bavuga ngo ni nkuko bavuga iti you internet ni nkuko akabara brand yanditseho Ogislaji Kigali kiga kawuti n'umuyoboro wa internet mu mujyi wa Kigali kandi Nzovu yanajyanisha urabona ko iraseze n'umuhondo n'umupira n'umuhondo ikibazo no kwiza inkweto ipantaro ikabisa n'inkweto Nzovu n'umuhanga cyane ariko izi nkweto ze ntago ziri koga ntago ziko umva ako Nzovu ufate kuri iyo nkoni turebe niba waba umworozi afata gute inkoni umworozi umuntu umushumba wenda uragiye inka akeshe harimo wayitwaraga ku bitugu gutya sebyo uberanye no ko umusekirite ndakurahiye umusekirite ntago inkoni iresha nawe noneho ese Nzovu rakrete bayikoreshaga mute ko mbona n'ubundi zuba ari ndende rakrete narako ariko ndi inkoni nabi gusumba katureba urapima ndari kandi mbona igusumba urapima gusumba urapira nsumba se wowe nanga abantu bari noye dore tujye tuvugisha reba rwose ushatse kunyita ko ndi mugufi we muremure se hari igihe nibura imvura ushaka kwa imvura bakayibura kuri muremure imvura ikagwa oya umuremure afite icyo arusha umugufi nawe afite icyo arusha iki umuremure utuvugana wowe ushobora kumera nk'imbwa ugahita uca mu maguru y'umuntu cyangwa nk'akandi gapusi utangira gutoka nesera gututse oya naho ngututse ukamera nk'injangwe ukamera sonepa yango njye kumera nk'imbwa nguce mu maguru oya ushaka Nzovu we nagureba detail reba ariko umugozi Noel yanikaho ibyenda ayo umugozi urarenze aha niho mba ngiye ubundi oya reba ibintu bayagiye yuko kura simbukunze ariko ngo ukora udakoze ku ariko mwatse nkazabaremera umugozi mwanikaho imyenda hano no kuvuga ngo aha hantu nanjye nimukiye urabona ko turimo turubaka iyi nyubako iracyari nshyashya mfite nohe mvugisha ukuri yego iwo ibyo nabiriye nta tuba turimo akarima rero nakanyiri amazu neza nyiramazo ndi gusa nabura dodo nkeneye guteka ibiryo ukuri kuki yashyizeho gutya ntabwo ushaka kurenga ahangaha kana karima kanyiri abo ndi bazayizi ese bajya bazisoroma urabona ko barazikindaguye zose barazimaze barazimaze ako nabigwa ko aka karima k'igikoni aho utakasoroma imboga ngiye imbere y'Imana nawe anamfashe cyangwa anansanga ndi kuzisoroma aho kugira ngo n'iki biryo bitagira imboga zirimo nazisoroma nkubwa niba byanze bapiriya vena ariko wigeze wumva turi kumanuka hari amategeko buriya yukodesheje inzu hari urupapuro we mujyana amasezerano kandi ngo bamubujije kwinjiza umukobwa hano Noel ariko ngo ahora baza oya hano nta bakobwa nyamaza nta bakusa nyine
hari ukuntu umuntu akubwira ati ese ubundi kuzana abakobwa mu nzu iwawe ni kondesi mani mu ngero hari n'impamvu ngenda nzana abakobwa impamvu ya mbere ni iyi ntabwo wazanye umukobwa muri geto nk'iyi ngiyi kandi abakobwa iyo bambonye ukuntu mba nambaye basara kuvuga ati Prophète Noheli nkahita mvuga ati njye mba muri apartment ngo iki uba muri apartment cyangwa ita apartment hagarukamo inyuguti ya me apartment ariko icyo bayidawe nzovu ndagushimira rero kugira ngo bataza kureba ahubwo nyine cyane babwira ati umusekirite ntiyakwemerera bakatira cyangwa babuza kuza uriya mukozi wacu sisi neza mu umuhanzi witwa Shaggy uramuzi Shaggy aririmbiye indirimbo aba mu kihe gihugu Shaggy ntabwo iyo numvise ijambo bita Shaggy iyo mbaze umuntu bita Shaggy nge bashagi nani nzi kera banywaga itabi bashagi Shaggy ni abantu b'abakoboyi bashagi babagenda bambaye pocket bashagi yakani mu bicyane umva cyakora niba bakubira kikuvamo ukivamo n'ikikuvamo ndakurahiye erega nta mbobo y'insiri migi abantu bajya bemera ariko ibyo buriya ibintu ubure ubwiza ukuri aba batipe kugira ngo ubakureho amafaranga uri umukobwa iyo bafite ibiceri aba batipe yemvuza aba batipe iyo bafite ibiceri yakamwase wakugurira inzoga mu kanejo mundi tumanika yakoze kubo yayinguriye nanjye namugurira ibyo nibi orega ubundi ubayeho kubera ndi ubereyeho iki mbayeho kubera Imana oya ntago wowe ubayeho wibereyeho nkawe ubwawe ahubwo ubereyeho kubera abantu ni Imana ariko nje mbayeho kubera abantu nje mbayeho kubera Imana none kandi bita flash disk nagati flash disk n'akantu kabika nk'ibintu ibihe n'ubwo ngo ni ivarisi oya ntabwo ari ivarisi ni flash disk ariko urabona ko iyo mikrofone njye nyifata imbere yanyu mpaka iminota ingahe yose umenya ko ujimenya gusa erega uyu ni umwuga wawe kandi umwuga ugomba kukuba flash disk na kuma gakunze kuba aba DJ nibo bagakoreshaga kera bibaga y'amasede yacu bakabikaho waba ugiye kuvuga ngo nkeneye nka zirazi cyane nyine hanira ko bagahita bayigwa bakayivana kuri flash disk ni nakuma kabika nk'amafilime ahandi kuvuga ngo flash disk ni kakanu naga flash nyine wabikaho document bashira ni flash nyine ni flash disk iflashing ibintu kabibika ari flash disk impamvu adafite amahoro yakamwana ariko n'umukobwa arimo kumuganza wowe ufite wagize ibibazo wagira ngo wahuye n'ihungabana abakereho ihungabana je naho ngana mfite ahubwo ishyugu mfite murarizi ndi kwibaza umutekeresi uri bumanukire iriya televiziyo ko ndashaka kuza kuyireba ibambye ku gikuta wayigumisha kuri ya karito oya hasi wapi hasi ntago ari sawa ako Noheli mugani wanyu Noheli ubanza polisi ngenda rya ega bari mugende n'umusore ntandukanye n'abano bantu bari impamvu barwaragurika buri munsi jewe ndarya numva akavange kabo wagateguye kabisa ngenda rya kuko ntarwo ndya restaurant abati impamvu barwara inzoka karakana bakita nguki toilette mvuye kuri toilette nsanze wayangije gutari yangirije toilette nesiranye ya kizungu baraflashinga ya toilette baraflashinga yakaije murebe ureko baraflashinga nawe gipima nyamani ayineye hejuru so kubabeshya ari amazi najyanaga ni wayinjiko no umwana ugiyemo nyuma aya ni wawe yameze no kuri kwima oya arayangije urambeshye none cyukira babaje hari mu nzu harimo papeje ni none afashe ikintu cy'igikarito kino bahahira mu cyamviro abarya ubundi umuntu yawe ni hacitse n'ibisebe kubera cyaraciye tujya mu matoilette baflashinga iriya yawe ni icyobo nabuze kunyaje muri toilette baflashinga nyamuzi cyozi manura ngo dumburi nukuvuga ngo baragiye binakoze apimanya ku ruhande rwose yateze amatwi ategereza ko bivuga araheba sha no kuri ziriya dumburi kugira ngo upime urabanza ugapima gutyo ukabanza ugatega nawe arasebye simvuye kuyikora se oya ntukajye kwikwa heya jewe mvuye kumenamo amazi siko kazi ushinzwe se siwa nimba nanabikoze ugomba no kuyikora ukanagira gute sebyo ubwo ushatse kuvuga ko ndi umukozi wayo
nese ni turi wawe titire y'iki kiganiro ndavuga ati aya aneye kuri toilette rwose mwese urambwira ngo umuntu neye hejuru toilette umva ndavuga titire ati nzovu mvuga gute nzovu wageze kwa Noheli arinya kuri toilette kwa Noheli toilette okay nimba bagiye kubyandika babanze bagiye kora iyo toilette kandi maze kuyoza mvuga gute nzovu ni toilette mani icyo bari ko ninziza nyine ayifate nyine afasha mu gikaratasi envelope zingize zigura ijana niyo akoresheje imwe yarimo sosiso yura mugabo ya nyakamwana wavuye mu cyaro hano kwa muganga bari bamutumye umusarani avuye mu cyaro ageze Nyabugogo yari ayafite mu munuze muri envelope amaki baraje barayamwiba noneho baramwibye Nyabugogo kandi ubwo yagiye gutanga umusarani kwa muganga ariko cyane natwe umusarani wawutwaraga mu kibiriti harimo umwambi wagera kwa muganga bagafata wa mwambi bagafata utubyi dukeya bakajya gupima inzoka urwaye rero nk'umuntu wapima utwanzu banzovu yararangiye kuko nibyo ariko none tuvugisha ukuri buriya iyo ugiye kwivuza bamenye inzoka urwaye hari amibe sikari hari nuza teniya biboneka ku nyamaswa no ku bantu n'inzoka yitwa teniya kurya ububenzi kurya guhumvura ibijumbu gake ujyana umwanda wawe cyangwa babyita umusarani ujyana umusarani ukatwara mu kibiriti wagera kwa muganga ugafata akambi ugafata utubyi dukeya bakagenda bakadupima muri ubu twayakamwana babyita aribyo bita microscope aribyo bita hari icyuma muganga apima gutyo akareba jomere akabuti uyu ntabwo ari jomere ariko babyita microscope bapima cyangwa ni telescope kugira bamenye inzoka urwaye bareba za nzoka ziri mu mabyi yawe ukuntu muganga bagize ziba zimeze zifite imitwe irindwi yakade microscope muganga ayipima gutya akareba akatuyo katirimo kwizenguruka gutya kabutisha urwaye amibe cyangwa urwaye teniya cyangwa telekomonasi kira cyuma kirahenda rero ari uvuze ngo cyitwa microscope gipima ubwira microscope microonde microbe microphone kubiki zose ndi kuvamo za microscope ni icyuma gipima microscope kuki abanza micro kuri byose micro ni icyuma gishyushye ibiryo no bita microwand nyine kuki abanzaho micro nuko icyo cyuma byanze bikunze hari urabona nka cya cyuma bita microwand ubufashe bya byo ariko reka nivugire ariko reka nivugire ona nka microwand ushaka gufata ibiryo byawe ukabishyushya bikazenguruka dore icyo bishatse gusobanura gica imyanda bishatse kuvuga ngo impamvu habanza ni icyo bita inshinga yihari ngo ni inshinga none inshinga y'ijambo mikorofone mikorosikopi habanza inshinga ni ikibonezamvugo mikorosikopi niyo kuvuga ngo go ahead go ahead nibyo kiri umutwe ibiki byose go ahead ngo uburenganzira gukira sibyo go ahead inshinga ni iki nzovu inshinga nk'ubwo muvunitse mwamwe mu inshinga ni ngo twavuga ikibonezamvugo hari inshinga n'ikibonezamvugo ikibonezamvugo mubajije ngo inshinga ni iki none ni ukuvuga ngo inshinga ni ijambo muravuga ati njyewe genda vayo ni amagambo ari opposite agenda ahuriranye ari opposite uvuze ngo genda garuka cyo kwa wagiye kubihuza gato nabyo ni inshinga hari kugenda no kugaruka nabyo ni inshinga kugenda kugaruka ariko naho ndetse no henda umusitari uziko iyi karitsiye nimukiyemo abantu bandeba urabona ukuntu bari baje kuduhururira bagira ngo babonye umwami bagira ngo bazanye n'inzovu bagira ngo babonye inzovu zarabazanye hano arega ndumutse ngo ubusitani nige babaje kureba rero y'umukoboyi
sibyo ariko njyewe mfite umwihariko wanjye muri iyi game wigeze number 1 muri showbiz ariko njyewe mfite icyo bita umwihariko wo kuba ndi uwo ndiwe batwishe kuva kera ushaka urufunguzo se reka mwana aho nta rufunguzo rurimo mu rugi nta rurimo abo bantu ko gusakuriza aho ngaho mama ibyo byana biri ku modoka abantu bose baranga komeza tuganire urumva rero ibaza nyine abantu babona imodoka bagakira n'imodoka paka imodoka utuye mu giturage kibi ntabwo ameze nk'iwanjye homba ibaza none umuntu arakina n'imodoka nta n'isoni niyo mpamvu hanga ngiye ntahaba niko murakina n'imodoka ngo bigende bite murakina mujye mugira icyo bita IQ siziye musaza muri mwe mukina n'imodoka abantu b'abagabo bangana nkamwe ariko rero mwakomanze nese ushaka iki hinjira ukodesha hano se nyina ni ikibazo kiremereye cyane utuye mu ikaye cyangwa nibaza umuntu mukuru yigira ibintu nk'iby'abana kwa nini qu'est-ce tu live qu'est-ce que tu live hano ntabwo mwahagaruka nuko kamana kakubwiza ukuri hano ntabwo mwahagaruka niyo mpamvu babone nanjye nta muntu njya nkuma abantu baza babonye agakamera kamwe bose babonye nakwishisha bita conference bisobanuye iki nyine nkoresheje conference nkahamagaza abanyamakuru bose ba showbiz mu Rwanda baje kureba the king Prophet Noel conference ni inama ni inama ko utingiye nkoresheje inama iki ngiye ndi umunyamakuru uyu n'uyu cyangwa tubwire nako nzovu tubwire imbusane ya byukurabagirana imbusanye imbusane byuka urabagirana cyangwa urabagirana byuka ukeye byuka urabagirane byuka urabagirane ukeye noneho baravuga ngo byuka ushashagirane yese ni imbusane imbusane se ni imbusane yo kubyuka ni iki ubwo ni byuka uryamire imbusane yo kubyuka imbusane yo kubyuka imbusane yo kubyuka turareba kubyuka urabyutse ugiye mu kazi ubwo imbusane twavuga yamusinzire urara haryana ijoro rihiye nayo ni imbusane y'ibyo twavugaga kurabagirane ryama kurabagirana ukora iki kurabagirana ni ibintu bimeze nk'umuco nyine kurabagirana ushaka kubyuka uti byuko ubwo ni ryama wijima kwejema umwijima urawuzi wowe byuka urabagirane byuka ushashagirane nenda wavuga iti byuka ushashane cyangwa byuka ugira ute wirabure kana masteri nakubwiza ukuri mwene kana masteri kashano mubaho neza desha utuboga mwana ariko ngiye mba hano ahantu mba nubwo ari mu giturage ariko rero kwa Nzovu ni mu mujyi ubonye ko hose ariko n'ahandi nabazanye bwa mbere nimukiraga hari ariko no kwa Yaka nuko harapavu nyine handi nabazanye se mbere nabaga si hari heza naho handi igiheka si hari harimo amakara nta kibazo nawe yaravuze ko ahantu nimukiye vuba kandi agiye kwimuka umwaka utazahava nzahava ashaka hano hari igipangu harimo bamenamo beto cyakora hano niba pavuma nzahaguma niba pavuma musima hano hasi bira bintu birahenda uzi kumena beto hano hari ibyo babanza gukosora ni amafaranga noye iyi ni yapantaro wakaze nayishira umuntu arayikata umutagera arayikata nyine ndayijyana barayifashana neza kubesha imena gitatu bagenda nyine bayishafona nyine basiraho diri neza gutya imena gitatu yagane kuko cyo gipano kuna cyambaraga cyagiraga hasi kandi nashatse kwigira ikabutu ariko waza imena gitera atuye igihe kahandi nabaga igihe kara wabaga niho atuye ariko nzovureka ngo bazi ikibazo ubu waratinyutse usigaye wibana mbere watinyaga kwibana usigaye ubona ibintu atari sawa cyane oya ni sawa ndaryama nubwo naba nasinze nkajya kuri matura yanjye uruduka mbere ariko ukuntu watinyaga kwibana
oya ariko ubundi se ndasohoka wari umudayimoni njye ndasohoka yari nyabingi ahubwo ntabwo ari yari dayimoni nyabingi yakubuzaga ubwigenge ese nzovu tuvugisha ukuri ubu uri umwana mwiza kuko wigeze wibuka gusubira kwa musana ngo umushimire ntabwo yagiyeyo ejo namuha ibihumbi bingahe bingahe namuguriye agacupa oya bingahe bingahe namuguye primus imwe icyatanu oya primus yaruriye ngo inzoga zarabuze ni icyarindwi ubwo urumva waramuhaye oya nzajya kumushimira ndi kumwe na mama Sandrine n'insura na mama Sandrine tuhita tujya gushimira musana ntabwo muzabana indi baba Sandrine kubera ejo se ufatiye amafaranga hano bashiki be baragutegereje nawe watangiye kuyabarira nk'abagore oya ejo baragutegereje barabakobora kandi none aho babera babi sha nta n'igiceri cy'icumi bazatuma utahana igice cy'icumi umwuka unganje uzamuhera igitanu ijana niko senkani niko wavuze kunganjure bamukobwa ukora muri ariko kontwari reka nkubwire ibyo ngibyo ni igihe uzi gahunda zanjye z'amafaranga si hari amafaranga na mama Sandrine nta muntu wundi uzi ko ni mama Sandrine wenyine mama wa Wenyine. toto sha nubikora gutyo azakwemera abagore bakunda amafaranga bakunda keya bakunda umunezero ariko uzayarya icyumweru ukwezi kumwe kundi kwezi ingeso kagatoki kamenyereye gukomboroza gahora gahehese kameze ngo abuze amafaranga yewe wongere ugende ureba nzafata ariya ku itariki 11 z'ukwa mbere ngabanye 370 ntabwo ari ukuvuga ngo amafaranga rero nayo inama nakugira gerageza ujye mu bimina mu masosiyete umuhungu wanjye biteka ntari muri sosiyete imeze gute nawe agiye gusarura 800 ari nagiye gusarura magari nani bamwe makuru abana be bose zero nta n'umwotsi abana b'uyu nguyu ariko ubundi wagira papa nk'uyu nguyu wirirwa mu nda ugatsinda gute tujye tuvugisha ariko mbivuze nkabashuka papa wawe. navuga ko ni kwa kwimba njya mu magambo yanjye nawe ntukajye uvuga ibyo bagira agahinda ko kwiga bareba ukuntu isa ari indaya bagahangayika ntibiga ni wowe kandi ariko se wabibwiye ngende indaya wajya uri ni wowe indaya bro wabibwiye yaka ko batsinzwe kandi ukabije uburaya uyu mwaka ugira Sibyo? imihigo ugeraho niyo higa niko nzovu si wowe wabibwiye yaka ko batsinzwe mwibande se ko ari umwe gusa Sandrine niyo yatsinzwe Sandrine yatsinzwe kubera guhangayika areba ibiganiro bya papa we arimo aravuga ngo namaze ngo ni by the way ngo uburenganzira bwanjye ngo nabikoze nta hantu bihuriye gabanya uburaya niba gushyigikire mwana wa mama uburaya ugira inama ariko ni kunyita ngo ngabanye uburaya yarakuguze hari ubwo ndatereta mushiki wawe cyangwa noheli waramuguze ngo reba nk'ubu narakuguze yakaratanye kukugira uriya mugore uri hariya we mugore se uriya nuwanye ko sura ni umugore urakora umukobwa hano kuki upfa kuyabuza amagambo ndararuka ngiye Uganda ndararuka njya mu ndaya njye nagiye mbarara so mu bintu wagezeho no mwaka kuba waragiye hanze nacyo si kimwe ni kimwe abatipe se bigeze bajya hehe njye ugiye kujya bita muri Michigan amashiga agenda nawe mu diaspora yagukatiye amakuru mfite kuva yakomeye ngo televiziyo 50 undi akuguriye indi none se ubwo turebe hari uwakwemeye 50 urabona nkatiye se amakuru yakuye ko yankatiye waho ndi w'umugore umugore yamukatiye nyine wabikuye iyi televiziyo cyangwa ni wa mugore oya iyi televiziyo n'umupapa w'umwana mwiza rwose Imana imuhe n'umugisha niwe wayinguriye ariko ntabwo ari umugore aba muri Michigan iwanjye Imana imumugisha ntabwo ari umugore nta mugore wanguriye televiziyo n'umupapa yinguriye gamushimire umusengere kandi uyu mupapa wayinguriye n'ubutaha igihe gishize yigeze kunyohera ku mafaranga naho ndayakoresha Imana imwongere aho yakuye Imana asubizeyo muri iyi minsi ndikugushima ndikugukunda kubera ko nta gashyari ufite muri iyi minsi genda umugore wawe Sandrine ageze amanota ariko biramaze iby'abana mu banyeshuri bangahe so 40 mwazaye mumenya iby'abana mwazaye mumenya umwana muri JS Musanze agira amanota 40 aba barimo n'abariko babarebeho bafite ikibazo gikomeye abarimu nicyo kibazo bafite ikibazo ngo yiga he JS Musanze ahagarikiraga nicyo kigo hariho ameze nk'uri kujya mu cyanika urumva genda hazirika wigeze ujyayo si ujya mu cyanika ese ubundi umwana yakiga hano rero ibirayi gusa akagira ubwenge igisoro noye
Ya. washimira umuntu waguriye televiziyo So turamushimiye cyane kandi n'abantu bakomeje kudukunda bakomeje kuturemera. God bless you in the name of Jesus Christ of Fadad Road. Icyo nababwira kandi it's very 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 nice. We love you so much people magayizi. Shalom shalom ni noiji. Inshallah ambassador anakuye Imana imwongerere aho yakuye. Utaye kuvuga ibyongeza bipfuye sivyo. Urumva sebo Sebo ni iki? webale muri Uganda webale